kandi niyo ntego y'itorero, nawo mugambi w'itorero. Icyo dushaka niyo uru rusengero rwakuzura tugateranira hanze, ntacyo byaba bitwaye, ariko abantu b'Imana babonetse. Nagiye mbona abantu benshi, umuntu yatambuka hariya agahita nibuka amateka ye, ahita mbaza mwarimu, ni bya bintu kuri uriya muntu byarahagaze, byagenze bite? Buriya benshi mwese ndabaza ahangaha benshi n'amateka yabo. Arabona ageze hano ndareba, nubwo muri benshi ariko ndaranganyamo amaso, nkabona simubonye. Ahita mbaza mwarimu, nise uyu nguyu yagiye hehe? Ntimukabure mu nzu y'Imana. Haleluya. Ntacyo mwirakara nimumubwira izimye gusa. Abazajya muri icyo gihugu bazaba bambaye imyenda yera, babitiwe ikamba ry'ubwiza, umunsi umwe nzabinjiramo, amarira amuru umurwa namuruhu bayoni nambara, nani wari shobora kubayo, umunsi umwe nzawinjiramo. Haleluya. Nyamara urufatiro rw'Imana rucyahagaze, rwanditseho ngo Uwiteka azaza. Hari umupasiteri wacu wigeze kuganira n'undi mukozi w'Imana, uwo mukozi w'Imana abwira umupasiteri wacu ati reka rero tumubwire pastor, ati umunsi mwageze ku mibare ingana nk'iyo dufite, ndamubwira ngo namwe ibyo by'umwuka byanyu muvuga bizabashira. Uyu munsi niho nibaza ngo uretse kubyina turi mu mwuka. Icyo ni ikibazo uri busubize wenyine ku giti cyawe, kuko tugereranyije umwuka n'uko byina twese twaba twuzuye umwuka. Ariko nidufata umwuka tukawugereranya n'ibikorwa, bamwe barasigara. Iyo urebye ibyaha bikorwa hanze uko bingana, hanze rero hari igihe tuhita hanze ntitumenye aho twise hanze ahari. Kuko abo ngabo twita ngo baba hanze ni bande? Ni bande baba hanze? Tubita abapagani. Ariko se hanze habaye, none se twebwe dutuye aho? Dutuye hara? Dutuye heza? Ni hanze. Hanze habayo abakristo bo muri ADP. Hanze habayo abakristo bo muri Assemblée de Dieu. Hanze habayo abakristo bo mu Gatolika. Hanze habayo abakristo bo muri Restoration. Hanze habayo abakristo muri Zion Temple. Hanze habayo abakristo namwe ni mu byongere.
abandi bakaza mu nsengero zihwanye n'amazina yabo. Iyo ugiye kureba bakora ibyaha ni bande? Ni ba bandi bava muri za nsengero zose. Kuko imibare ya kera ya mbere ya jenoside ivuga ko 95% y'abanyarwanda ko ari abakristo. Rumva 95% baba muri ayo madini nyine. None ibyaha biva he? Hari akantu Imana iherutse gukora muri iyi minsi gatoya, gato. Iherutse gukora akantu kitwa covid. Gato kangana gutya. Nabonye byahise biba. Nase murashaka kumubwira ko nta barokore ba hano bahise yahitanye. Barokore baraguye. Ariko se burya baraguye? Oya, ntabwo baguye. Ahubwo bakoze bashize ku mugaragaro ibyo bakoranaga ahatabona. Bahise babishyira ku mugaragaro. Hari umuririmbyi wahise ashinga akabari wacu muri ADP. Ahita afata abaririmbyi bane abagira abaseriveri muri ako kabari. Kiri igihe cyo kwibaza. Kiri igihe cyo gutekereza. Haleluya. Reka nsome kugira ngo mutaza kugira ngo ibyo ndavuga simfite aho nabikuye. Hariya mu gitabo cya kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo mu bice 2 umurongo w'19. Igitabo cya kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo ibice 2 umurongo w'19. Aranditse ngo nyamara urufatiro rukomeye rw'Imana ruracyahagaze, rwanditsweho iki kimenyetso ngo Uwiteka azabe. Kandi umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka ave mu bidatunganye. Amen. Haleluya. Mwahabonye? Ni ibice 2 igitabo cya kabiri ya Timoteyo, ibice 2 umurongo w'19. Hanyuma dusome na Yohana ibice 15. Yohana ibice 15 soma umurongo wa mbere duhera aho ngaho. Ibice 15 igitabo cya Yohana ubutumwa umurongo wa mbere. Haravuga ngo ndi umuzabibu w'ukuri kandi data ni nyirawo uwuhingira. Ishami ryose ryo muri jye ritera imbuto arikuraho, iryera imbuto ryose aryanganyaho amahage yaryo ngo rirusheho kwera imbuto. None mumaze kwezwa n'ijambo nababwiye, mugume muri jye nanjye ngume muri mwe. Nk'uko ishami ritabasha kwera imbuto ubwaryo ritagumye mu muzabibu, niko namwe mutabibasha nimutaguma muri jye. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Aya niyo magambo turi buganire.
kera nkibayobora bajyaga mwinubira ko ntinda. yabwirije ati muba mushaka kujyayo niko muba mushaka kujyayo mu kazi. uyu munsi ninde cyangwa nihute? muhumure ntabwo ninde. Pawulo rero arandika aravuga ngo nyamara nubwo hanze ibibazo ari byinshi, nubwo mu matorero anyuranye dushobora gusanga y'abakora ibyaha, yego, nubwo umuntu ashobora kureba akaba nta muntu n'umwe yaba akizera, haba mu bakristo, haba mu baririmbyi, haba mu bashumba, ugeramo ukareba ukavuga uti nyamara uriya wakoze ibi si umushumba, uriya wakoze ibi si padiri, uriya wakoze ibi si umuririmbyi, uriya wakoze ibi si umukristo, uriya wakoze ibi si umuhanuzi, uriya wakoze ibi si kanaka si kanaka. Ugasanga ba bandi bakora bya bindi buri wese ushobora kumubonera izina mu rusengero. Ariko nubwo bimeze bityo, urufatiro rw'Imana ruracyahagaze, rwanditseho ikimenyetso cyayo ngo Uwiteka azabe. Haleluya, haleluya, Uwiteka azabe. Hano turi benshi ariko Imana ituzi buri wese ku giti cye. ubu hano twicaye kuri izi ntebe eshatu, ubu umushumba Dani Imana iramuzi naho utazi irahazi. mwarimu wanyu yakwigira marayika bahagaze imbere, ariko Imana iramuzi ku kantu kose. ubu kubera ko mutamperutse nakora ibitangaza ahangaha nkigira nabi cyangwa nkigira neza, ariko Imana iranzi. nuba mu kibazo gihari, ntabwo dukwiriye gukomeza kuba abana ngo duhore mu bizambere bya Kristo, ngo bahore batubwiriza kwihana ibyaha no gusaba imbabazi. Oya, ngo ahubwo dukwiriye kwigira imbere ngo tukagera ahantu dutunganirizwa rwose. Haleluya, haleluya. Abakristo dukwiriye kwigira imbere, ntabwo dukwiriye guhora tugaruzwa inkoni ngo garuka ngoya ngo ibyo ntibikorwa. Oya, 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 dukwiriye kugera ahantu dutunganirizwa rwose. Dukwiriye kugera ahantu, haleluya, turirimba dutangira kuririmba iy'amazamuka, ntidukomeze kuba abana duteraganwa hirya no hino n'imyigishirize y'uburyo butari bumwe. ngaho nawe mbwira ngo bafunze isengero, ngo ubwo bafunze isengero rero ngo nanjye ngiye kuba umupagani. none se hano niho Imana iba? Imana iba ahangaha se uwazana ibi byuma byanyu bingiye, uwabihindura akazana abahungu bazi gucuranga indirimbo z'isi, ntibabicurangiraho kandi abantu bicayemo bakabyina? wowe uri cyagushwa na mwene so ngo yavuze, ngo yavuze. none se Imana yamuhereye icyakara ntabwo kugira gati nushaka urakara uturike ntuzababuza kuvuga. niba namufata bati wavuze, ati navuze, wamututse ati namututse, hano ati mbabarira, namara gusohoka hano arongera gutuka.
basigaye bifata nabi ndetse itorero ry'Imana rigatukwa ku bwacu. Ndabarahiye ukuri kw'Imana yo mwijuru, urufatiro rw'Imana rucyane. Amen. Ari umugabo witwa Eliya, yari umuhanuzi ngo w'igitangaza ndetse yagiye no mwijuru adapfuye. Utekereze nawe. Ariko umunsi umwe umugore witwa Yezebeli yamukuruye amatwi neza, mukurura amatwi. Arangije Eliya umuhanuzi wari umaze guhamagara, muzi icyo yari yakoze? Yari yahamagaye umuriro atacanye nta kibirita afite, naho yagiye kurahura. Ahamagara mu ijoro avuga ngo Mana, uyu munsi bimenyekane kuri Imana, nanjye bimenyekane ko ndi umugaragu wawe. Umanura umuriro utwike iki gitambo, aba bantu bose babimenye yuko uri Imana isobanutse. Imana nayo sigira bikanga. Umuriro uraza utwika igitambo, utwika amabuye, utwika amazi, byose birakongoka. Eliya ubwe afata abahanuzi 850 abicara ku kagezi. Arangije inkuru iragenda igera ku mugore witwa Yezebeli mukahabu. Baramubwira ngo babahanuzi bawe bose Eliya yabishe. Yezebeli ntiyagira ubwoba, yari igishegabo, ngo aravuga ngo yabishe. Mugende mubwire iyo nyana y'imbwa, utaho imbwa zarigatiye amaraso y'abahanuzi be niho ziri muri gatira yawe. Eliya aravuga ati ndapfuye. Aravuga ati ndapfuye, ndakwirwa hehe? Eliya ariruka. Umugore umwe wowe ibintu Imana iherutse kugukorera bingana bite? None urasakuza, usakurishwa ni yakoze biriya bya mbere n'ibindi ntizabikora. Haleluya. Abibutse ibya mbere. Haleluya. Ko rero ngo ishami ryose ritera imbuto rigira riracibwa, hanyuma rikajugunywa umuriro. Hari amashami rero, niba twebwe turi amashami, abakristo turi amashami, muri korali muri amashami, aba baririmbyi ni amashami, aba bayobozi ni amashami, bariya ni amashami, namwe mwese muri amashami. Ariko mu ishami ritera imbuto riracibwa. Ariko data hari ikintu abanza gukora, ni uguhingira umuzabibu. Haleluya. Iyo muhingira, iyo mubagarira, iyo mufumbira, abagira ngo ya mashami yose yo kuri Yesu abasha kugira ate, abasha kwera imbuto. Iyo yafumbiye rero akaba yabagaye yahinze neza, ishami ntiryera imbuto, icyo akora ni ukugira gute? Warariwaye. Dukwiriye gukura tukagera ku rwego twera imbuto. Erega Bibiliya muzi uko ivuga, iravuga ngo byose mubikora mbareba nk'abihorera. Uzi ko umuntu ava kwiba, umuntu akabesha, umuntu agasambana, umuntu agakora bya bindi byose, kandi yagera mu rusengero batera indirimbo akayiririmba, akajya no mu mwuka akavuga n'indi mishya. Uwakureba akakwitegereza uriho uraganira na bamwe mujya muganira mwiherereye, mu magambo yawe harimo kwera imbuto. Kuko Imana ntireba ibyo dukorera mu rusengero, oya, Imana itureba mu buzima bwacu bwose. Imana nidufashe. Haleluya. 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 Wera imbuto. Ubwo izahamagara amazina y'abera, izina ryawe nawe uzaryumva, witabe, ugende ujye kubana nayo mu bwami bwawe. Kuko urugendo rwacu ntiruzarangirira hano. Urugendo rwacu turi mu nzira, turiho turagenda, turakomeje tujya mu ijuru. Haleluya. Ubu tuba twakataje tujya mu ijuru.
agasanga umwana we yabaye uwanyu. Barahamagara ngo uwa mbere, uwa kabiri, uwa gatatu. Wamwana bikagera ku 10, 20. Umubyeyi wameze ati yatangiye kwimyoza, yabuze ibyicaro, yakanagujwe, byamuyobeye. Umunsi Imana izahamagara amazina y'abakiranutsi, izina ryawe rizumvikana. Ijambo rya kabiri rikomeye yavuze ngo nuko rero ngo ishami ryera imbuto, haleluya, ngo arigira ate? Ngo aryanganyaho amahage. Amahage aba ari hehe? Ku mpande cyangwa ku ishami nyine? Aba ari ku ishami. Burya iyo ifashe ihage ikarivanaho, aho rivuye hasigara hameze hate? Suguvuza induru. Iyi kwanganyije wihage rikuriho, iyi ifashe ubusambanyi ikabukuvanaho, ni nko kugutabura. Iyi ifashe ubujura ikabukuvanaho, ni nko gutabura, igusigira igisebe, urataka uvuze induru, ndapfuye mama we, ndapfuye data we. Ariko ibiziki kose, haleluya, iryera imbuto ryose iryanganyaho amahage kugira ngo rirusheho kwera imbuto nyinshi. Barokore, biradukwiriye ngo tureke gukomeza kuba abana, biradukwiriye ngo tureke gukomeza kwibesha ubugingo ntabwo dufite. Ni ngombwa, haleluya, ngo twere imbuto. Izi mbuto tuzazera byagenze bite? Izi mbuto nta handi tuzikura, tuzera mu gihe twasoma ijambo ry'Imana, haleluya. Izi mbuto tuzera mu gihe twashashe agasambi tugapfukamikaho ivi ryacu tugasera. Icyo nicyo gihe twera imbuto, icyo nicyo gihe duhabwa imbaraga. Ijambo ry'Imana, amasengesho, gukiranuka, iyo niryo fumbire ry'abana b'Imana. Iyo niyo fumbire ituma abantu b'Imana bera. Ntibazakubeshe, nta kindi cyatuma wera imbuto. Niba udasenga, niba udasoma ijambo ry'Imana, niba udahugurika, ntabwo bishoboka, nta mbuto wakwera. Cyakora waririmba, wanabwiriza. Iki ni igihe cyacu cyo kwera imbuto. Iki ni igihe cyacu cyo kugira gute? Cyo kwera imbuto. Iki ni igihe cyacu kugira ngo abagabo bera imbuto, abagore bera imbuto, abana bera imbuto, ababyeyi berera abana imbuto. Nitujya hariya hanze, abantu nutambuka mu muhanda ugenda babe babona gusa imbuto zitendera kuri wowe. Haleluya. Isaze
Hari igitero kivuga ngo data mujuza gukorera nacyo. Haleluya. Amen. Ishami ryose ryera imbuto aryanganyaho mahagi kugira ngo ribushake. Icyo nicyo twifuza rero. Uku kuntu tungana gutya tugiye hariya mu midugudu iwacu aho dutuye, buri muntu wese akera imbuto akwiriye kwe. Kimuna na Mugogwe agafumba zaba nziza. Abantu bera imbuto rero bameze nka Tabita. Bibiliya iravuga ngo iyo banyuze mu gikombe cyitwa Baka ngo bajya bagihindura ahantu bera imbuto. Iyo bageze ahantu, iyo basanze ahantu hari ibitagenda, bakora ku buryo ibintu bitangira kuba neza.